Jene waraye ubikoze neza nukuri ko Imana harabanshimishije ewana wabikoze fresh kandi cyane pe cyane iyi gorata nanjye nabibonye nzi kari njye nabibonye njye nyine nzi kari njye ewana niba ari uko nyine nari mfite ibyishimo byo kubona umukobwa wanjye ari gukora ibintu nka biriya ewana umve ngo nari nishimye mvuga ati ewana umukobwa wanjye ari kubikora neza numvaga nyine ewana I'm proud of you nyine cyane rwose cyane kandi ubyumve we nta kibazo mama ni inshingano zanjye kandi n'ubundi nagombaga no kuba narabikoze n'ikindi gihe cyashize ariko nyine cyari cyo gihe cyo kubikora kandi ndizera ko nabikoze neza cyane pe noneho nyambara avuga ati papa wowe si ubibonye ute papa aravuga ati ewa nabonye nta kibazo pe nabonye ibintu babikoze neza nta kibazo ariko nyine haracyabura mu tuntu duke yego noneho ntuza Jena itavuga ati murakoze cyane papa we yise ahaguruka rero ku meza aragenda mama nyambara avuga ntise kujya utarangije kurya papa ntuza aravuga ati murabizi ko twiriwe mu birori nanyweye cyane nariye ndi kumva mpaze reka njye kuryama nitegura umunsi w'ejo mwe musigari muganira nta kibazo mama nyambara avuga ati okay nta kibazo mugira ibitutsi byiza nanjye mukanya ndahaje nyine noneho nyamba itagenda aramuhobera avuga papa ugira ibitutsi byiza ntuza papa nyamba nyina avuga ati ko mbona witetesha ukuze noneho nyambara avuga ati ntuzi kwitetesha kuri papa wanjye ari cyo bitwaye ko nakora kose ngomba kwitetesha kuri papa niba kandi bikubabashe naho uzajya gushaka papa wawe witeteshe mugenge wanjye ro nkimufite reka nkomeze nitetesha noneho papa aravuga urabuzwa nandi ubwo rero papa we yahise agenda noneho Jene asigara aho ngaho na mama Nyambo ndetse na Nyambo bari kuganira noneho tugaruka ku rundi ruhande rero n'abansabe bageze mu rugo bavuga ati Ewan yabikoze neza ntabwo njye natekerezaga ko biri buze kuba bimeze kuriya noneho nyirakuru wa WhatsApp aravuga ati cyokora nanjye ndi kubona ndi kurya shonshaje teho nkabo yicyangira cyansubiza ibukumeho gatoya cyane ati iriya karabu ewana nicyo kintu cya mbere najya mporamo niho hantu hambere najya mpora ati kabana muri kubaho neza muri ino minsi ko muri kubaho neza kuko ati nibiriya bibaho ati nyine ntabwo byase kugiye cyacu byabagaho mwana wanjye ntabwo byabagaho ati twebwe si kwari ukugenda niyo wenda wajyaga no mu kirori kwari ukugenda ukicara hamwe bagacuranga ukaza kuhava nyine nta kubyina nta kitari kunabonye ukuntu mwikaragaho ukuntu mwabyinaraga avuga ati nanjye mpagurikire ku kabando ariko nkareba nkavuga nese ndabyinisha akabando byari byanyobeye noneho nsabara muganya ukuntu washyushye unese yuhaguruka ukabyina basi yumbwira nkaguhagurutse nkakubyinisha nyogokora avuga ati hoya naba ntabasha no guhagarara se ngendera ku kabando nkabasha kubyina reka biriya ni iby'abatoya nyine ubwo nyine biriya nyine ntago byari ibyanjye ati ariko byibura mwebwe bana banjye mu gihe mugifite ubwo bushobozi mu gihe mugifite ubwo bubasha mujye mukoresha nyine ubushoboka byose cyangwa se ibishoboka byose mwenjoyinge mufate igihe cyanyu mu gikoresho uko gikwiye yego ntabwo mbabwiye ngo muzahore mu kwenjoyinga gusa cyangwa se mu kuryoshya gusa ariko mujye mukoresha uburyo bwose ubuzima mubayemo ako kanya mububemo kandi mubemo mwishimiye kuko nicyo kintu cya mbere aho kugira ngo nyine ejo muzagende mumeze nkanyu muvuga ati gutya na gutya yego pe ku gihe cyacu twishimiraga ibihari nyine ibishoboka ibiboneka twabyishimagamo ugasanga nta kibazo ariko namwe kugira ngo rero mutazajya mubona abantu bari kubyina binyonga bagira gute ahazaza bavuga ati ibingibi ntitwabikoze byibura mu gihe cyacu ntitwakoze ibyari bikwiye ko twagakoze rero ntibizagende gutya ahubwo mugiye mufata ubuzima bwanyu mubwenjoyingemo mukorera amafaranga mumenye kuyenjoyingamo cyane noneho nk'aka kanyuma mutaragira abagore ati mutaragira abana mujye mukoresha uburyo bwose mushoboka yego musevinge ariko nanone munishimishe ibishoboka byose nyine bitarengeye ariko mubikore ati kuko ntabwo uzagera kuri cya gihe cyo kwishima umwana wawe hari igihe utaha nyine hari igihe wenda
bivuga wenda nko kuri sogokuru wanyu cyangwa se no kuri papa wanyu, birashoboka ko wenda byagiye bimubaho inshuro nyinshi, ukavuga ngo wenda cyangwa se na mama wanyu yanabibabwira wenda igihe cyose yari afite akazi wenda nka papa wanyu atagihari, hari igihe wenda akiri mutoya yahangaga kuryoshya cyangwa se akanga kwishima, avuga ati wenda nzaba mbikora, ariko ntabwo wakwishima nyine cyane ngo urenze ufite urugo cyangwa se ufite abana. Ati cyambere uba ufite abana bagomba kukureberaho, bagomba kugira karakteri nyine, imico imeze iri perfect nyine, imeze neza nyine, ku buryo umwana wawe niba ntabwo ugomba kuza wenda uri umusinzi uvuga ati umwana wanjye arabibona ate, ntabwo ugomba kujya kwirirwa uri mu maraha ya hato na hato uvuga ati mfite abana bari kunyigiraho. Ati ikindi kandi nanone, ati hari igihe wenda niba wenda uvuga ati mvuye ku kazi mfite wenda nk'amafaranga yo kugura agafanta, ndaza ningera mu rugo nkanywe, ati ukigera mu rugo wenda nk'umudamu agahita akubwira ati umugabo wanjye, ati urabona isukari yashize, ugahita niba wari ufite nk'ibihumbi wenda nka 3 ugahita uvuga ati ngiye kuguramo isukari ya 2, ugahita umwana ukumva arakubwira ati papa ndashaka ji, nawe ugahita uvuga ati ugahita uguramo yaji, ugasanga bya 3 wenda niba wateganyaga ko wenda nawe uza kunywamo akantu, ugasanga byose bishizemo aho ngaho, kuko icyo gihe uba ufite inshingano nyinshi kandi ibintu byose niwe biba bireba. Ati rero mwebwe mujye mumenya kurya nyine ubwo busore bwanyu mu gihe mukibashije kubugira, mu gihe mukibufite. Ati mumenye ko nanone nimuba abagabo muzaba bimwe na bimwe mugiye kubisiga inyuma, muzaba mugiye kubigira ute, kubirenga. Ati reba nk'uko nyine wenda nkubwira ngo nanjye sinari guhaguruka, yego wenda ni kubw'umubiri wanjye ntabwo wabinshoboza cyangwa se wabishobora, ariko nanone nimujya mubona uko nyine mwishima kandi mwishima mukishimisha nyine mugifite ubwo burenganzira mutarabwaka wenda n'imiryango yanyu, kuko nyine hari ibintu uba wakora, hari n'ibyo utakora ufite umuryango. Ati rero nimujya mubona ko mwishima mujye mwishimisha, mutazicuza nkayo muvuge ngo nakabaye nabyinnye, nakabaye ati weze nkaburiya yumva ndi harandi kwikaraga ndi kubyinana na Jane ewana mbona ibintu bimeze neza. Ati byari kuba ari byiza, ariko se ntabwo nari kubyina nyine ku myaka yanjye ndetse no ku bushobozi bwanjye, ntabwo nari kubyina. Kandi n'ikindi niyo nabyina ntabwo nasakara nyine ngo mbyine niterere ejuru. Ati kuko mwahita muvuga ati yega nyogokuru aranza bayisaduna. Ati ibyo ngibyo ndabizi mwabivuga. Ati ariko nyine njye n'ikintu nagira ngo mbabwire, ariko iriya show yari iryoshye, ikintu nababwira cyo uriya mukobwa ewana ntabwo narinzi ko nyine, ntabwo ninzi kazi no kubyina kuri. Ati umubonye nyine ari mu bitaro warwaye ameze ate, ntabwo wamenya kazi kubyina kuri. Noneho ansaba yitabwira nyirakuru ati rero nyogokuru we ntabwo biza. Ati Jane ngewe twaravuganiye. Ati yarambwiye ngo nyine mbere yo kugira ngo agere hariya, mbere yo kugira ngo nyine baze bagere kuri level yo kuba bashinga club yabo, ati yari umumansuzi, turiya yari manager wiwe niwe wamukontorolaga muri buri kimwe. Ati rero Jane yari umumansuzi. Nyirakuru avuga ati sibyo umumansuzi se ni ibiki kare nono. Nsaba aravuga ati huye niba abantu baba babyina mu kabari bashimisha abakiriya. Nyogokuru avuga ati ushatse kuvuga ngo yari iki, yari indaya se? Nsaba aravuga ati hoya ntago ari muri ubwo buryo. Ati urabona rero Jane yarambwiye ati yakuze nyine nta muryango, nyine nkuko namwe mubizi yakuze nta muryango, nta epfo na haruguru. Rero byamusabye ko ajya gushaka akazi. Rero gushaka ako kazi kubera ubwiza bwiwe n'ibiki byose yitoje nyine, yafashwe n'abantu nyine, umuntu wamufashe wamutumye nyine abona amafaranga, cyangwa se uburyo bwo kubona amafaranga bwiwe bwari uko nyine agomba kujya ajya kubyinira mu kabari, kuko nta kandi kazi yarashoboye. Ntabwo yari yarize, ntabwo ari gushobora wenda ako kazi k'ingufu. Akazi kiwe nyine kabaye akunga kuko kujya gukora mu kabari. Noneho mu kugenda mu kujya gukora mu kabari abona atazabikomeza, ahita yifata n'umwanzuro wo kujya kubyina, kuko yabonaga byibura ari byo bitanga amafaranga menshi kubyina mu kabari. Atangira abyina gutyo wageze aho nyine abona wa muntu nyine ukunzwe cyane nyine mu tubari tukajya tumugura tugira ute nyine gutyo na gutyo. Harambwa ati ariko nubwo yambwiye gutyo, yambwiye ko nyine wenda ibintu byo kwicuruza n'ibiki byose ntabyo yagiraga. Ati cyane ko twe tunamutoragura muri rya joro. Ati
kwa muganga nyine bavuze kuri muntu nyine ariho yangirikiye nyine n'impamvu yari yuzuye amaraso ariho yari yatereye ubusugi. Ati birashoboka ko rero wenda biriya byose yabikoraga ariko nyine ari umuntu mwiza atayiyandarika atigira wa muntu uri biri hanze. Ati birashoboka ko ibyo ngibyo byose yabikoraga gutyo. Noneho Eric aravuga ati ako si ibyo bintu byose byabaye gutyo se none se bajya kumujyana kwa muganga yari akiri isugi se ntabwo byumvikana. Noneho nyine aravuga ati yego niko kwa muganga babikonfirmye kandi natwe tubibona nkanjye nk'ijisho ry'umuganga nabonaga ko ari ibyo bya nyabyo nyine. Ati ubwo rero nyine byaje gutyo ati biragaragara ko umuntu yamuhohoteye ari nabwo bwa mbere nyine agiye gukora wenda imibonano mpuzabitsina. Biragaragara ko nyine umuntu wamuhohoteye yaramwangije yangije ubuzima bwiwe. Noneho Eric aravuga ati nk'umuntu kuko nk'abo bantu baba bashaka iki ariko sinzi ibintu yari agiye kuvuga. Aratekereza aravuga ati ariko nyine wasanga ari ibintu bibaho nyine. Ati ibyo byose nyine ni uko byirengagiza. Ati cya mbere cyo ni uko nyine akiri muzima agihumeka w'abazima. Ibindi byose birashakwa birashoboka. Icyambere nuko akiri muzima. Noneho nyirakuru avuga ati cyakora yahankosoye ngewe yanyemeje nyine nawe aravuga ati cyakora biriya bintu byari biteguye neza ati byibura noneho aka kanya umukobwa wacu ibyo yahoze arota ibyo yahoze yiyumva ashaka kugeraho ati yabigezeho. Ati rero buriya mwabana banjye mwe ati buriya nyuma y'igihe si igihe kandi na mbere y'igihe si igihe. Ati buriya birashoboka ko cyagiye nyine yaragiye kubironshinga nyine yumvaga ko ari cyo gihe ariko nyine byararangiye ndetse na nyuma y'igihe. Ati buri munsi nyine wari uyu nguyu uti niyo byari kugenda bite ntabwo wari kurenzaho. Ati byanga binoga icyawe gihora ari icyawe uko byagenda kose. Reba imyaka nyine irashize reba hari hashize hafi imyaka 2 yose mu gihe cyose yapangaga kujya kubikora yapangaga kujya kuvuga yarazi ko ibintu byose bigiye kugenda neza. Yaricaye aravuga ati ibintu ngiye kubipanga ngiye kugira uteye ndashyushye. Aravuga ati ngomba kuronshinga ibintu byanjye ejo cyangwa ejo bundi. Ati ariko byaranze. Ati biranga aragenda ajya mu bitaro amaramo imyaka 2. Ati kugira ngo noneho Imana ikwereke ko ibintu byawe bari ibyawe. Ati n'ubundi mugenzi we yaragiye akora atanazi naho Jane ari ndetse na Jane atazi uko bimeze. Atarakora ati ariko byanga binoga nyuma y'igihe kingana gutya nyuma y'imyaka ingana gutya aragiye asubira gusanga ibintu bye biri ku murongo. Ati reba nibwo bironshinze. Ati kandi urabona ko byagenze neza byanagenze neza cyane pe bishoboka. Ati noneho kugira ngo akwereke ko Imana ikwereka ko ibintu byose biba bifite impamvu. Ati noneho nibwo yabironshinze neza. Ati baze ko yabironshinze afite imiryango 2 yose yifuza cyangwa se igaragaza ko nyine ari ababyeyi be. Ati urukumva ibyo bintu ukuntu byari bimeze. Ati mbere wenda ari akabironshinga neza ariko akabironshinga nta nyine ari we wenyine n'ubundi ari we na manager wiwe bonyine nta wundi muntu biri impande. Atari kibaze akakanya yari afite mama Nyambo yari afite papa Nyambo yari afite Nyambo. Ati yari afite ngewe yari afite wowe yari afite nyogokuru yari afite Eric yari afite nde bose. Ati murabona ko yari afite abantu bose nyine. Ati noneho wenda aranabizi ko noneho akakanya n'umwana we ahari n'umwana wa hari. Ati mu gihe cyagiye ari kubironshinga ari umwe rutoki ari umwe. Ati akakanya noneho reba abantu yabironshinze bose bahari. Ati nyine buriya ati hari igihe ibintu biba nyine kugira ngo bigire ibindi bintu bitwereka cyangwa se bigire ibindi bintu bituzanira mu buzima. Ati buriya wenda nawe ufatwa ku ngufu kwiwe byari wenda nima navuga ko ari byiza kuri we cyangwa se yari yo nzira yo kuba yabona ababyeyi. Ndetse no ku rundi ruhande ni nako neza mama Nyamba ari kumbwira ari kumubwira ati rero mwana wanjye ati nizere kubona ko yamahirwe n'imigisha biri kuri wowe. Ati reba cyagiye wari ugiye gukora wari ugiye kuronshinga bino bintu wari ugiye kubironshinga uri umwe. Ati none reba aka kanya wabironshinze turi kumwe twese nk'umuryango turi kumwe twese nka famiye. Ati urabona ibintu wowe urabibona gute? Noneho Jane aravuga ati cyo kora nyogoko ni nako cyo kora mama niba hari ikintu nanjye nize kandi nabonye nuko nyine imigambi y'Imana nyine hari igihe rimwe na rimwe twiheba tukavuga ngo ibi bintu bimeze gutya na gutya tukavuga ngo
ngo ubuzima bwacu burangiritse tukumva ko ari hiryo herezo rya byose. Ati numvaga hari ahantu ibintu byose birangiye, numvaga nyine nta buzima ngifite, numvaga ibintu byose byanze. Ati ariko byibura aka kanya ati maje kubona ko ibintu none haribwo bimeze neza. Ati cyane cyane nongeye kuronshingira club. Ati numvaga nyine ko aribwo buzima bwanjye, numvaga ko ibintu byose bigiye kujya ku murongo. Ati ndetse no nyuma yo kwanga numvaga ko ibintu byose byanze. Ati ariko reba, ati club nari ngiye kuronshinga ndi umwe yarafeirinze biranga. Ati aka kanya mba ndi ubumwe. Ati ariko nyine birashoboka ko wenda biriya bintu byo kumfata ku ngufu byabaye, nubwo nabyo atari byiza, ariko byagize ibindi bintu bifungura mu buzima bwanjye, byagize andi marembo bifungura mu buzima bwanjye, byatumye mpura nawe, bituma mpura na Nyambo, bituma mpura na papa Nyambo, bituma mbona umwana wanjye, bituma mpura na Nsabi, bituma mpura na mama Nsabi, bituma mpura na nyirakuru ndetse n'uriya muhungu waje wabo mushyashya. Ati ubu ngubu rero mfite famiye kandi nini kandi nyishimiye. Ati nyine birashoboka ko nyine Imana hari ikindi kintu hari kiyateganyaga kuri ngewe, ndetse kandi aka kanya ndabyishimiye. Ati aka kanya navuga ko nyine umwana wanjye atakiri umuvumo kuri ngewe, ahubwo n'umugisha wanjye. Ati n'umugisha wanjye kuko yatumye menyana na bari abantu nabona, yatumye menyana namwe mwese. Ati nuko bwose havuyemo nyine ibintu byo kumfata ku ngufu ntazigera nibagirwa, ntazigera numva nyine iryo hungabana ritazigera rishira, ariko byibura ndabishima Imana ko yatumye duhura igatuma tumenyana. Ati shima Imana nyine. Naharera gace k'uyu munsi tukarangirije, reka tuzahura ubutaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.